Bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yezu Kristo, ndabasuhuje. Umwami Yesu niyamamare, yamamare. Ndabasuhuje rero, nitwa Umuhoza Clementine, nkaba narafunguye channel ya Byakubera, nkaba nifuza ko tuzajya tuyungukiraho byinshi, twungurana ibitekerezo muri byinshi, cyane cyane dufatanya, tuyoborana, turandatana mu nzira ijya mu ijuru. Nkaba nifuza rero ko bitekerezaho, nanjye nkitekerezaho ku bijyanye no kuberwa mu cyerekezo cy'inzira igana ijuru. Nawe bitabera gukorera umwami Imana, niyo mpamvu nifuje ko twajya tumutaramira kuri iyi channel ya Byakubera, tukamusingiza, tukamurata, tukamwamamaza, inkuru nziza igakwira hose, ubundi impanda yazavuga tukamusanganira n'ibyishimo. Iyi channel rero nk'uko nabibonye mu bumenyi nzi cyangwa mu bumenyi nabonye, nasanze hari abantu benshi batajya bafashwa n'indirimbo gusa ari ukuziririmba, bakagendana n'injyana gusa ariko batazi mu by'ukuri kiri muri iyo njyana. Nkaba narahisemo kubafasha, nanjye nifasha gusoma amagambo yo mu ndirimbo zimwe na zimwe zo mu gitabo cy'indirimbo. Nkaba nifuje ko rero indirimbo naheraho kuri uyu mwanya ari indirimbo yo kuzamura ibendera rya Yesu. Ab'isi ntibakazamura amabendera yabo ngo irya Yesu turigumishe hasi, tugomba kuyazamura, tukarizamura naryo, kandi ubutumwa bw'Imana bukagera hose. Iyo ndirimbo rero iravuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe. Nk'uko nabibabwiye rero, kanze nyibasomere mbabwire amagambo ayigize. Ndabizi neza ko arafasha benshi. Nyuma yo kuyumva, turibuze kumva uko iririmbwa. Hari abafashwa no kuyumva iri kuririmbwa, hari n'abafashwa n'amagambo. Niyo mpamvu inguni zose nazikozeho kugira ngo twese dufashwe, kandi byose dufatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Iravuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo uwaraje aho uruyatyo ngo atabara be. Ati yemwe ndaje ndaje, nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Aragira ati koko ingabo za Satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu zaduhindura. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire, twizere ubutwari bwe. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Mu by'ukuri iratubwira neza ko tugomba kuzamura amabendera y'umwami wacu Yesu, akadufasha gutsinda umwanzi, kuko ingabo za Satani zirakomeye. Tudafite umwami Yesu zadutsinda, ariko tuzamura ibendera ry'umwami Yesu, twamamaza ubutumwa bwiza bugere hose, kugira ngo dutsinde ikibi, dutsinde umwanzi, twifashishije ijambo ry'Imana, twifashishije gukwirakwiza ubuntu bwe, urukundo rw'Imana. Bizadufasha gutsinda imitego n'imigambi yose ya Satani. Abakunda rero indirimbo iririmbwe, reka nabo ngerageze mu ijwi Imana yampaye, ubundi twese dufashwe. Iravuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo uwaraje aho uruyatyo ngo atabara be. Dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo uwaraje aho uruyatyo ngo atabara be. Ati yemwe ndaje ndaje, nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje ndaje, nimukomere, ko ndi hamwe namwe, ninde wabashobora. Kuko
ingabo za satani zirakomeye, tudafite umwami Yesu uzaduhindura. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizere ubutwari bwe. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impundu ziravuze aranesheje. Nubwo intambara iturushya twe gucogora, umva impanda ziravuze aranesheje. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Ati yemwe ndaje nimukomere, ko ndi hamwe namwe ninde wabashobora. Imana ishimwe cyane. Iyi ndirimbo rero iraduhumuriza, ikadusubizamo intege, ikatubwira ko umwami wacu ari kumwe natwe. Ntitugacogore, tujye duhora tumwiyambaza, kandi turi kumwe nta cyatunanira, nta cyatunesha. Imbaraga ze n'urukundo rwe bizadufasha kwivuna umwanzi, bizadufasha kurwanya satani n'imitego ye yose, ubundi tuzagere kure mu bijyanye n'agakiza, mu bijyanye n'inzira igana Imana. Ubundi dukomeze dufatanye kandi twamamaze ubutumwa bwiza, ingoma y'Imana igere hose, ijambo ry'Imana rikwire hose, abataramenya ukuri bakumenye biciye mu rukundo n'imbabazi z'Uwiteka Imana yacu. Ndabakunda rero, nabasabaga gukora subscribe, like na share, musharinge kugira ngo n'abandi, nk'uko nabivuze, ubutumwa bwiza bw'Uwiteka bukwire hose. Umwami Imana azadushoboze, tuzahungukire byinshi kandi bizatugirira umumaro mu nzira ijya mu ijuru. Tuzahurire turirimba Hoziyana. Imana ishimwe cyane, ndabakunda.